Iyo umaze gukora amafaranga muri iyi website uba wemerewe guhita ukanda kuri Claim Cash Out ugahita uyabikuza akakugeraho kuri PayPal account yawe nta gishoro na gito bigusabye. Aya ni amadolari 190 nabashije kubikuza muri ino site angeraho kuri PayPal account yawe. Mu gihe uzaba ugiye kubikuza uzakanda kuri Claim Cash Out, nugera hano uzakanda kuri Redeem. Ahangaha bazagusaba gushyiramo email yawe ya PayPal. Urabona yuko tugiye kubikuza amadolari 190, tuzashyiramo email twongere tuyikonfaminge hasi. Numara gushyiramo email ukanayikonfaminga uzahita ukanda kuri transfer. Ahangaha urabona ko bari kutubwira yuko amafaranga yacu yoherejwe kuri PayPal account yacu. Yes, tukimara kugera muri PayPal account yacu twahise dusanga hari kampani yatwoherereje amadolari 190 kuri account yacu. Muri iyi video ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga online nta gishoro na gito bigusabye. Tekereza kuba wadownloadinga application imwe yonyine ugatangira kuyikoresha muri telefone yawe ukaba wakwinjiza amadolari 18.41. Kandi ayo madolari 18.41 ntabwo ariyo ushobora kwinjiza yonyine mu gihe waba watangiye gukoresha website ngiye kukwereka muri iyi video. Ndaza kukwereka uburyo wiyandikisha muri ino website n'ibyo ugomba kwirinda kandi ugomba gukurikiza kugira ngo ubashe gutangira gukorera amafaranga muri ino site ubashe no kuyabikuza. Iyi YouTube channel yitwa Tricks Bring Money, tuvuga ku bigendanye no gukorera amafaranga online. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri ino YouTube kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo uzabashe kubona izindi video zerekana uko wakorera amafaranga online. N'iyi application ya hano ushobora kuyidownloadinga ugatangira kuyikoresha ukaba wakwinjiza amadolari 38.42. Murabibona neza yuko abarenga miliyoni 10 bamaze gukoresha runo rubuga bakorera amafaranga online nta gishoro na gito bibasabye. Ndagira ngo turebere hamwe bumwe mu buhamya bwatanzwe n'umwe mu baheruka gutanga ubuhamya ku itariki Werurwe 2025. Akaba ari umwe mu bavuze kuri no site ya Freecash ndetse agatanga ubuhamya bw'uko yabashije kuba yabikuramo amadolari 100. Ayo madolari 100 akaba yarayakoreye mu kwezi kumwe gusa. Yatangiye agira ati iyi ni porogaramu yamufashije mu bihe bitari byoroshye aho yari akennye cyane. Arakomeza agira ati iyi ni side hustle cyangwa se uruhande ruto rushobora gufasha umuntu kuba yabona amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Yarakomeje aragira ati uko utangiye niko ubona amafaranga. Ushobora gutangira kubona amafaranga ukoresheje telefone yawe ukina imikino cyangwa se utanga ibitekerezo kuri survey ubushakashatsi. Yakomeje avuga yuko byose ubikora kandi ukabikora uri mu rugo nta kibazo na gito uhuye nacyo. Wow! Bivuze yuko ibi bihuye neza n'ibyo nababwiraga, nawe ushobora gutangira gukorera amafaranga online nta gishoro na gito bigusabye. Yaragize ati narayikoresheje nyikoresha ukwezi kumwe gusa maze nkorera amadolari 100. Iyi ni review iri ahagaragara, nawe ushobora kugenda ukirebera ukanyuzamo amaso hanyuma ukabasha kuba wafata umwanzuro wo gutangira gukoresha iyi site ngiye kukwereka ariko uyifiteho amakuru. Ku musozo yaragize ati kugira ngo ubone amafaranga wakoreye bisaba byibura kuba wagejeje amakeya yo kubikuza agera ku madolari 5. Ahangaha yashakaga kuvuga minimum withdraw. Ubundi izindi site ubusanga zisaba byibura kuba ufite amadolari menshi cyane kugira ngo ubashe kuba wabikuzamo. Rimwe na rimwe ugasanga nta mananiza ni scam. Ibi rero nibyo biri bukubitireho bigahita bituma tuzenguruka social media zigiye zitandukanye ngo dushake n'ubundi buhamya bw'abantu bagiye batandukanye n'ibimenyetso kugira ngo tubashe kuba twakemeza neza niba runo rubuga koko rwishyura kandi rwishyura neza. Muri makeya uyu muntu arashimira cyane iyi porogaramu kuko yamufashije kubona amafaranga byoroshye kandi mu gihe gito. Avuga yuko uburyo bwiza bwo kubona amafaranga uri mu rugo ari ugukoresha iyi porogaramu hanyuma ugatangira kwinjiza amafaranga nta gishoro na gitoya bigusabye. Tukimara kubona ubuhamya bw'uyu muntu natwe ntabwo twicaye twahise tunyarukira kuri Scam Advisor kugira ngo tubashe kuba twamenya koko niba ibyo uyu muntu avuga ari ukuri. Twafashe link ya runo rubuga tuyijyana muri Scam Advisor hanyuma tuza kuri search kugira ngo tubashe kuba twatestinga runo rubuga turebe koko niba rwaba ari urwanyarwo cyangwa ari scam. Murabona yuko freecash.com result zayo zigaragaza yuko ari urubuga rwizewe 100% kandi mu by'ukuri nta kibazo na kimwe rufite. Nk'uko mubibona hano murabona yuko ari urubuga rwiza cyane ushobora gutangira gukoresha kandi mu by'ukuri ukinjiza amafaranga bitagusabye igishoro. Nubwo urubuga nka Scam Advisor rwatweretse yuko freecash.com yizewe 100%, ntago twigize dushira amakenga
Twagannye n'urubuga rwitwa Trustpilot kugira ngo badusobanurire neza ibya runo rubuga rwa Freecash. Tukimara gushyiramo link y'urubuga rwa freecash.com, urabona yuko runo rubuga rwa freecash.com ari urubuga rwizewe ugendeye kuri review twahawe na zino site zishinzwe gutestinga ama website n'ama application. Niba koko wari ukeneye website yizewe kandi yishyura neza watangira gukoramo amafaranga online, iyi niyo website ya mbere nkuzaniye yizewe ushobora gutangira gukoresha ukinjiza amafaranga online nta gishoro na gito bigusabye. Icyo usabwa ni telefone yawe na internet, hanyuma ugatangira gukora amafaranga muri ino website. Ikindi, niba ukeneye kurangiza ino video utangira guhita ukorera amafaranga muri ino site, urasabwa kureba ino video kugeza irangiye nta kantu na gato usimbutse, kubera yuko ikintu ndi buvuge muri ino video icyo ari cyo cyose kiraza kuba kizuzanya n'ikindi. Nugira ibyo usimbutsa cyangwa se niwumve nturebe, ntabwo uzabasha gukorera amafaranga muri runo rubuga, kimwe nuko nubasha kuyakoreramo utazabasha kuyabikuza kubera yuko utazabuza amategeko n'amabwiriza agenga runo rubuga. Korera agera ku $1 kuri buri offer. Hano harimo offer zirenga 54. Ahangaha uhitamo offer ushaka kandi ukaba wakorera amafaranga menshi cyane. Urugero, hano ushobora kudownloadinga application ya TikTok ukaba wahabwa $2 mu gihe wafunguyemo account muri TikTok. Ahangaha ushobora kuza ukaba watangira gukoresha application ya Netflix ukaba wabasha gukorera $5. Icyo nakubwira kuri runo rubuga, ni urubuga rwizewe nk'uko tubigaragarizwa na Trustpilot. Ikindi, ni urubuga rukoreshwa n'abarenga miliyoni 10, akaba ari urubuga rwatangiye mu mwaka wa 2019, ndetse runo rubuga rumaze kwishyura arenga miliyoni 30 z'idolari ku bantu barenga miliyoni 10 barukoresha. Ino application ya Google Chrome murayibona, niyo muri bukandeho muyifungura. Ndagira ngo tugendane step by step ntihagire umuntu ucikwa cyangwa ngo asigare. Hanyuma ngiye gukoresha inzira ebyiri, hari ukuba wafungura Google Chrome, hari n'iyindi nzira ndi bubereke muri bunyuremo kugira ngo mugere kuri runo rubuga. Hanyuma rero tubanjije gukoresha Google Chrome, uraza hano muri search usacingemo ano magambo ngiye kukubwira. Kurikira video witonze hatagira akantu kagucika. Uraza kwandika www cyangwa se www.freecash. ubwo n'ubundi na .com. Hanyuma reka mbibereke neza. Aya magambo ubona muri search niyo uri bwandike, ukimara kuyandika barakuzanira website imeze gutya. Iyi website ya mbere, iyi ngiyi nyine ya freecash.com, niyo uri bube wafungura. Uraza guhita ukanda kuri iyo website. Ukimara gukanda kuri iyo website baraza kukugeza hano. Ikintu uri bukore nugera kuri ino page uraza kwiyandikisha. Hano hejuru dufite ibice bibiri, hari igice cya sign in bakatuzana n'igice cya sign up. Mu gihe rero wowe usanzwe ufitemo account, ushobora gukanda hano kuri sign in ukinjizamo imyirondoro yawe kugira ngo nyine usubirane account yawe. Niba uri umuntu mushyashya rero kuri runo rubuga ariko ugiye gutangira gukoreramo amafaranga, uraza kuri kino gice cya sign up kugira ngo ubashe kuba wahanga account utangire gukorera amafaranga menshi muri runo rubuga. Ukimara gukanda kuri sign up barakugeza hano. Ahangaha rero uzahitamo kuba wakinjira na Google cyangwa se ukaba wakinjira na account yawe ya Facebook. Twebwe rero tugiye guhitamo kuba twakwinjira dukoresheje email. Tugiye gufungura account dukoresheje email bisanzwe. Kugira ngo dukoreshe email turaza ahangaha hasi nyine kuri email, hanyuma tube twakandikamo email dushaka gukoresha twiyandikisha muri no site. Urabona yuko dushyizemo email yacu ya Tricks that bring money. Iyi ni email tugiye gukoresha twiyandikisha. Uraza kuza ahangaha kuri password, urakreatinga password igizwe n'uburebure bungana n'ibiranga 8. Ahangaho haba harimo inyuguti nkuru, ibimenyetso, imibare n'akitso. Ushobora kwifashisha iyo password uri kubona kuri screen yawe kugira ngo ubashe kuba wakwiyandikisha muri runo rubuga mu buryo bwihuse kandi password yawe ibe iri strong, ku buryo nta mananiza ari buze bakubwira yuko password idakomeye cyangwa se iyo password batari kuyemera. Hano kuri email ukimara gushyiramo email ugashyiramo na password, hano uzahita uza ukandi hano kuri sign up. Ahangaha ni bakubwira ngo please verify you are human, bagakomeza bakubwira rino jambo uri kubona hano hasi, iri ngiri rikagenda riza. Ikintu uzakora uzabanza ukande ahangaha kuri kano ka box ukavivure wemeze yuko utari robot. Ukimara gukanda kuri ako ka box hazaza kano kamenyetso kavi kagaragaza yuko nyine wamaze kuverifyinga captcha. Ukimara kuverifyinga captcha uzagaruka ukande hano kuri sign up. Mu gihe hano hatazaba hari ikimenyetso cyavi ntabwo uzabasha kuba wahanga account muri no site ya freecash.com. Hanyuma rero ukimara kubona hano wa verifyinze captcha hakaza kino kimenyetso cyavi, uzahita umanuka hano hasi uze ukande kuri sign up. Ahangaha ni bakubwira ngo verification expired, uzongera ucekinge verification hanyuma nyine ubashe kuba nyine wa creatinga account. Nugera hano uzaba bamaze kwiyandikisha muri runo rubuga rwa freecash.com. Niba uzi yuko kwibagirwa password aricyo kikuranga, uzahitemo gusavinga password kugira ngo Google ijye kwibutsa nyine mu gihe wayibagiwe. Ahangaha rero kurikira tugendane step by step mwereke uburyo ugomba gusetinga account yawe ya Freecash kugira ngo ubashe kuba wakoramo amafaranga ndetse uzabashe no kuyabikuza. Ahangaha ugomba gutanga imyirondoro yawe kugira ngo babashe kuba bamenya offers bagomba kuguhereza. Izo offers akaba arizo zizajya zikwinjiriza cyangwa se zigatuma ubona amafaranga. Hano ugomba gusubiza ibibazo bibiri. Urabona yuko ikibazo cya mbere twese batubaza ni ikibazo cyo gusobanura uwo turiwe. Ahangaha bashaka kumenya niba uri umugore cyangwa se niba uri umugabo.
Mu gihe uzaba uri umugore uzahitamo female, mu gihe uzaba uri umugabo uzahitamo male. Aha ngaha rero uzakanda kuri ako ka box, hanyuma ukimara guhitamo uwo uriwe bazahita bakuzanira ijambo rya next. Iryo jambo uzarikandaho kugira ngo ubashe kuba wasubiza ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri bakubazamwo aha ngaha ni ikigendanye n'imyaka yawe. Aha ngaha niba uri hagati y'imyaka 16 kugera kuri 20 uzahitamo hano, niba uri hagati y'imyaka 21 kugera kuri 29 uzahitamo hano. Mu gihe uzaba uri hagati y'imyaka 30 kugera kuri 49 uhitemo hano, n'uba uri mu myaka 50 kuzamura uzahitamo hano. Ukimara guhitamo ingano y'imyaka yawe uzaza ukande kuri rino jambo finish, bisobanuye yuko uzaba umaze kurangiza gusetinga account yawe. Yes, aha ngaha rero urabona yuko uba umaze kwiyandikisha ugeze muri site indani. Aha ngaha baba bakwereka ama application agiye atandukanye ushobora kudownloadinga ukabasha kuba wagenda ukoreramo amafaranga menshi cyane. Urabona yuko ari ama application menshi agiye atandukanye ushobora kuza ukaba wagenda gukoreramo amafaranga. Urugero turamutse duhisemo gukoresha iyi application tukayidownloadinga tukayishyira muri telefone yacu, urabona yuko byonyine kuba twatangira gukina uno mukino buri level tugezeho bagahita baduhereza amafaranga. Ni ibintu byiza cyane. Aha ngaha ikintu ugomba kumenya kuri ino mikino iba irimo aha ngaha mbere yuko utangira kuyikina, uba ugomba kubanza ukamenya amategeko n'amabwiriza n'igisobanuro kigendanye n'iyo application ugiye gukoresha. Aha ngaha haba harimo ibisobanuro bigiye bitandukanye bitewe na application ushaka gukoresha ndetse bitewe n'amafaranga iyo application ushobora kuyikoreramo. Ukimara kubona rino jambo rya play and earn uzahita urikanda kugira ngo ubashe kuba watangira gukorera amafaranga muri runo rubuga. Urabona yuko kuba twakina biri buduhereze kuba twakorera amadolari 18. Ikintu rero tuzakora tuzahita dukanda aha ngaha kuri play and earn. Tukimara gukanda kuri play and earn tuzahitamo ijambo no. Nitumara guhitamo no tuzahita duhitamo Google Chrome cyangwa se duhitemo free cash niba application wayidownloadinze wayikuye kuri Play Store. Ukimara kubona iyo application uzaza ube wayinstallinga muri telefone yawe ukanze aha ngaha kuri install, hanyuma ubashe kuba watangira gukorera amafaranga muri iyo site binyuze mu gukina amagame n'izindi applications zigiye zitandukanye. Iyo ugiye kubikuza muri runo rubuga uza kuri kino gice cya cash out. Aha ngaha niho unyura ugiye kubikuza. Urahakanda. Uru ni urubuga rufite uburyo burenga bumwe bwo kubikuza. Ushobora kubikuza ukoresheje PayPal, ariko nanone mu gihe utaba ufite PayPal wakoresha ikarita ya Visa card. Mu gihe utaba ufite ikarita ya Visa card ushobora kuba wakoresha mu buryo bumaze kumenyerwa cyane online bwa Bitcoin, aho ushobora kubikuza muri cryptocurrency zigiye zitandukanye harimo Litecoin, Ethereum n'izindi coin zigiye zitandukanye. Iyi ni Trix Bring Money wari kumwe na Mr Check. Niba hari ikibazo cyangwa icyo utekereza ko twaza gukorera muri video y'ubutaha andika muri commentaire. Niba hari icyo wibaza kuri no application tubwire tuzagukora igice cya kabiri.